Itorero rya Kabutare kabisa. Oya coup de chapeau. ADEPR Kabutare kabisa. N'abandi mwigireho. Muri mu by'ukuri ADEPR bandebereho. Iki ni ikintu cyiza cyane. Cyiza. Itangazo ryo muri ADEPR ryavugishije benshi. Ubuyobozi bw'itorero ADEPR mu Rwanda bwatangaje ko ibyakozwe n'itorero rya ADEPR Kabutare ryo mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango ari bumwe mu buryo bwifashishijwe mu guteza imbere imibereho myiza yamakaza isuku. Ni nyuma y'uko hacicikanye ifoto y'icyapa kiriho amagambo yibajijweho na benshi. Rero iki cyapa cyanditse ngo ikaze kuri ADEPR Kabutare. Ese ko uje hano ku rusengero woza umubiri wose? Imyenda wambaye irameshe? Umusatsi urogoshe? Wogeje amenyo? Wibuke ko imyanda ishyirwa ahabugenewe. Murakoze. Rero iri tangazo ryanditse muri ya matangazo cyangwa se muri mu byapa, reka tuvuge ibyapa nyine bishyirwa ku muhanda. Hari ibyapa bishyirwa ku muhanda wenda birangira abantu. Rero ADEPR cyakozwe bashyiraho nyine cya kirango cya ADEPR ubundi bagishyira impande y'urusengero. Rero abantu babivuzeho ibintu bitandukanye, aho bamwe bavugaga bati ibingibi ntabwo bikwiriye idini, ibingibi ntabwo biri muri mission y'idini, ariko abandi cyangwa se nk'abayobozi birumvikana ko bashobora kubishima kuko ubu n'ubukangurambaga leta ihora ikangurira abaturage bayo. Murabizi igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kitarangwamo umwanda, ni igihugu cyakoze ubukangurambaga burengeje, ndetse naho abayobozi bamwe na bamwe bagendaga mu byaro cyangwa se mu tugari mu midugudu bakajya koza abaturage, bakajya kubahandura amavunja, aho ubu ngubu igihugu cy'u Rwanda kitakirangwamo amavunja. Rero ibingibi nabyo ni bimwe mu bintu byagawe n'umuganga uwiyita umupfumu, uwo bita Rutanga rw'amaboko, aho yavuze ati ngo amadini arakivamo nk'intomfo. Iyo utazi icyakuzanye ukaba ujahagurika ntushobora no gupfa ukigezaho. Yakomeje agira ati niba ari ibi amadini yaje kungura abantu, namenye ko ababwirizwa ibi na mbere atari ab'i Rwanda. Agakiza kayo akigumanire. Dusanganywe umukiza wacu Kibogo umutabazi uw'amateka maremekanyo ya Yesu Kristo yaremekanyijwemo. Dukomeze twigane kandi tumenye tubeho ubuzima bushingiye ku muco. Ahangaha niho umuntu ashobora kwibaza, mbese iyi niyo ntego y'itorero? Ariko se nanone bitwaye ikikuba itorero ryavuga riti mujye muza ryakangura abaturage cyangwa se abakristo baryo kuza boze? Ahangaha niho KNC yashimiye cyane, ndetse mu kiganiro bajya bakorana na Mutabaruka buri gitondo, ashimira cyane ADEPR, ayibwira ngo coup de chapeau, ayibwira ati rwose mwarakoze, ndetse banagaruka ku myanda akenshi cyangwa se umwanda akenshi ujya ukunda kugaragara mu bice by'icyaro, aho bavuze bati i Rusizi rwose ho hayoboye ahandi. Rero ni ikiganiro cyatambutse kuri televiziyo ndetse na Radio 1, aho bashimiraga cyane ADEPR bavuga bati n'inzego z'ibanze zikwiriye kujya muri ibi bikorwa cyangwa se zikwiriye gukangura abantu. Urugero batanze urugero bakavuga bati nka executive akwiriye kuvuga ngo niba utoze, niba utaje wiyogoshe, niba utambaye inkweto nziza, niba utaje wamishe, ntukwiye kuhabwa izi service. Bakavuga ko ari bimwe mu bintu byatuma abantu bagira isuku, byatuma abantu batera imbere, byatuma abantu bagira imyumvire myiza ku bigendanye n'isuku. Rero reka dushimire cyane ADEPR, ndetse n'abantu babibonye bamwe bakavuga bati ntago bikwiriye, ntago biri mu butumwa bw'itorero cyangwa se bw'idini. Bamenyeshe ko cyangwa se bigaragare ko idini cyangwa se itorero ni abantu. Rero kuba ari abantu, ntabwo abantu bahora muri Yesu ashimwe cyangwa se muri Kristo Yesu akuzwe, ahubwo bakwiriye no kujya mu bundi buzima, kuko ntabwo ari byo bibabeshejeho gusa. Abo bantu bavuga ibyo bintu bafite n'akandi kazi hanze kabinjiriza. Rero niba kabinjiriza cyangwa se bafite indi mirimo, bakwiriye no kujya muri ubwo buzima, bakavuga bati umuturage utoze kuza ku rusengero. Kandi buriya bagiye kubivuga ibi bintu bazi ko bibaho.
hari abantu babonaga ku rusengero bakaza batoze, bakaza wenda batafuze, bakaza wenda batogoshe, ugasanga ntibimeze neza. Ariko kuva bashyizeho ririya tangazo n'abaturage birahita bibashitura, bavuge bati dukwiriye koga, dore ko atari n'ibintu bisaba ikiguzi kirekire. Koga, gukaraba ni ikiguzi kitari hejuru, gusa nyine ntabwo ari ubuntu kuba wa mugani wakoga ngo uke, ni ikiguzi cyangwa se ni ubushake. Wagize ubushake ako kanya bihita byikora. Rero dushimire cyane ubuyobozi bwa ADEPR, dushimire cyane kuba bakomeje gukora ubukangurambaga byo n'ahandi bagaragaza, ugasanga nk'umuririmbyi cyangwa se n'abandi bantu ariko bakabikoze wenda banatanga n'ibikoresho by'isuku niba ari ahantu wa mugani, kuko hari umuntu wenda uretse ko ari gake cyane kubona wenda umuntu avuga ati ni umwanda akenshi akavuga ngo yabuze igikoresho cy'isuku. Akenshi usanga ari umuco cyangwa se ari ibintu yishyizemo by'uko we bitamureba koga, bitamureba kwambara imyenda ifuze, bitamureba, ahubwo wamubaza kenshi akakubwira ko ibyo ngibyo ari iby'abazungu cyangwa se ari iby'abantu b'abakire bakora mu biro, akakubwira ati ngenda hinga ibyo byo koga ntibindeba. Ariko ubwo bukangurambaga ni bwiza cyane. Rero Imana iha umugisha itorero rya ADEPR ndetse n'abandi bafatanyabikorwa baryo, ndetse n'abandi bakangurira abantu gusa neza, kuko Imana irabikunda. Iyo umuntu asa neza Imana irabikunda. Rero muhezagirwe cyane, ntimwibagirwe gukanda subscribe kuri channel yacu, kandi Imana ibahe umugisha.